murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye uzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuru murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde bakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti arababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya, barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yacu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. Ibyo byose rero
hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye ndetse abantu in fact aba badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave noneho bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu ngo twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira inyuma bakimara kuhava batyo ingabo z'abanyekongo ziraza zirahija zirahafata so tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention kabwe tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza biganira bati tuzabwira bariya tukabwo ariko barahera barakomeza barwana nabo twabwiye ngo basubire inyuma ibyo byabuze uko birangira biba uko byahindutse nyine gutyo none n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira bari muri ibyo bice bya za Minembwe bagiye za Karemi bagiye za Kindu bagiye Warikare bagiye za Kisangani bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare ukibaza ariko abarundi bangana batya izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo hari chaos iriho bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye birega abantu baratakambye haburu batabara ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo ibibazo byacu biri muri Kongo FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho FDLR ni bake ariko mwari mwagera ntabwo muzi mutoba hafa muzagiye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho ngo hasigaye hariho abana babo anyway ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi abantu basinye amasezerano ni babiri ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe ushaka gushyira mu gaciro we nibura uwo muzigo ntuwikoreza abo bombi uko ari babiri niba umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye ariko nuko bimeze rero n'ubu biracyari urujya n'uruza ntabwo birasobanuka ariko biracyakomeza ariko imijugujugu threats ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare
buri munsi ntabwo nsinzira bamwe bahamagara telefone iraje buri kanya hano bukira ahandi bukaba burakeye nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi, ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Ariko ibyo bakora, abo babikora abo bose birwa bavuga n'ibitari byo, niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere, iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye. Icyo uvanamo gusa nta kindi. Ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo, kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure, ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye. Erega u Rwanda rwo ntabwo abantu baruremye, ntabwo u Rwanda rwaremwe n'abantu. Urwaremye u Rwanda, icyaremye u Rwanda nicyo cyaremye isi yose. Ntabwo icyaremye isi yose cyageze aho ngo gifate abantu bamwe ngo kibabwire ngo nimujye kuturemera u Rwanda. Oya, natwe turashaka kuba baremwe na cya kindi cyaremye isi yose. Ntabwo byakunda. Ariko hejuru ya byose turashaka amahoro, turifuza amahoro, tuzayaharanira. Kandi ushaka amahoro yitegura n'ibindi bitari amahoro. Ni uguhora yitegura bitari amahoro. Iyo byaje atari byo washakaga, wabigenza ute? Ushyiraho uburyo wahangana nabyo kugeza igihe amahoro azabonekera. Ariko buri muntu wese afite umugabane we w'ibibazo agomba gusubiza. Hari DRC ifite umugabane wayo w'ibibazo bagomba gusubiza, hari u Burundi bufite umugabane wabo bagomba gusubiza, natwe ubwacu tuzajya tubazwa umugabane w'ibibazo byacu tugomba gusubiza, ntitukabazwe umugabane w'abandi ibyo bagomba gusubiza. Muri make rero nagira ngo ndangirize aha, ariko nagira ngo mbifurize kurangiza uyu mwaka neza no kuzatangira umushya neza. Dukomeze no muri ibyo bibazo byose tuzageraho tubona amahoro.